Ndabasuhuje kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Uyu muceri muri kubona utekeshejwe beterave. Ngiye kubereka uburyo n'umuceri urimo beterave utekwa. Umuceri hano ngiye gukoresha urangana n'ikiro, ni umuceri wa basimati, wa muceri muremure. Hanyuma noneho ikindi ngiye gukoresha ni beterave, murabona ni ebyiri, kamwe ni gatoya iyindi iraringaniye. Hanyuma noneho ndakoresha n'igitunguru. Ibindi ndi bukoreshe ndaza kugenda mbibereka ntabwo ari byinshi. Hanyuma tugiye kubanza gutegura umuceri. Umuceri ngiye kusuka muri iki gisorori, hanyuma nindangiza nkwinikemo iminota iri hejuru ya 30. Umuceri wa basimati kugira ngo ubyimbe cyane urabanza ukawinika mu mazi nibuze iminota iri hejuru ya 30 ukabona kuza kuwuteka. Za beterave namaze kuzikata, noneho ngiye guhita nzisya hano muri blender, ndasukamo amazi, noneho mpite nzisya. Nimara kuzisya ndaza kuziyungurura noneho nkuremo umutobe wazo niwo ndi buze gukoresha. Ahangaha beterave kubera ko ari nkaho ariyo sauce turi buze gukoresha, kandi twateguye umuceri ungana n'ikiro, beterave urayisukamo aha ukayiyungurura, noneho bino bikatsi ntuhite ubimena kuko hari ubwo uri buze kongera gukenera amazi, bikaba ngombwa kongera ugakamura muri ibi bikatsi. Ntabwo uhita ubimena, ubitereka ahantu ku ruhande ukaza kongera kubikoresha nyuma. Hanyuma tugiye gutangira guteka. Ngiye gushyira amavuta makeya ku ipanu, hanyuma amavuta namara gushya noneho ndahita nshyiramo bya bitunguru. Ibitunguru nabyo namaze kubikata, nimara kubishyiramo ndabiteka kugeza igihe biri buze kuhira. Ibitunguru ndabiteka ku muriro ujya kuba nkaho ari mwinshi kugira ngo bize gushya vuba, kandi ndajya ngenda mbigaragura kugira ngo nanone bitaza gushirira. Ndabipfundikira, hanyuma ku nshuro ya mbere mbigaragure, nimara kubigaragura nongere mbipfundikire umwanya mutoya, noneho ku yindi nshuro ya kabiri nibwo ndi buhite nongeramo ibindi bintu. Ahangaha rero ku nshuro ya kabiri murabona ko ibitunguru byacu byahiye. Ikintu ngiye guhita nshyiramo wa mutobe wa beterave. Umutobe wa beterave urabanza ukawupima. Umutobe wa beterave wanganaga na litiro imwe, niyo nakuyemo. Hanyuma rero mu kiro kimwe cy'umuceri wa basimati biba byiza iyo ukoreshejemo nibuze nka litiro n'igice y'amazi. Ubwo na hano beterave ndagomba gukoresha litiro imwe n'igice kubera ko uriya muceri iyo wawinitse urabyimba cyane. Hano rero ngiye kubanza gucanira ino litiro imwe y'umutobe wa beterave, mucanire ubire, ndareka nibuze ubire nk'inshuro 3. Ahangaha rero ndahita nongeramo n'umunyu, noneho mpite mbipfundikira mbireke bibire nibuze nk'inshuro zigera nko kuri 3. Turaza kugaruka mbereka ibindi bintu tugiye kongera gukurikizaho. Twagarutse rero kuri wa mutobe wacu wa beterave, murabona ko birimo birasa ndetse n'ibiri kugenda bikama. Rero kugira ngo bitaza kudukamana cyane tugiye guhita dukurikiza twongeramo ibindi byo guteka. Hano ngiye gushyiramo utubabi twa bay leaves, niba udufite ahangaha ushobora kudukoreshamo. Ndakoreshamo utubabi 3. Hanyuma rero nindangiza ndahita nshyiramo wa muceri. Iyo ugiye gushyiramo umuceri, kubera ko ahangaha urabona ko umuriro uri gusa naho uri mwinshi cyane, ndahita ngabanya umuriro rwose ngushyire ku muriro wo hasi ku buryo umuceri utashobora guhita ufata ngo uhite ushirira. Iyo ukomeje guteka ku muriro mwinshi uko uri gushyiramo umuceri uhita hahita hazamuka ibintu byo gushirira, ugahita wumvamo hasi utangiye gushirira. Urabanza rero ukagabanya umuriro kugira ngo umuceri wawe utagushirirana. Murabona rero ko ahangaha birasa naho nta mazi arimo. Ahangaha
ndagenda ngaragura, noneho kubera ko nabwiye ko biba byiza nibuze iyo ukoreshejemo nka litiro imwe n'igice mu muceri wa basimati w'ikiro, ndagenda ngaraguramo aha ngaha, hanyuma ndaza kongeramo ayandi mazi ariko ndaza gusuka muri bya bikatsi, nze gukamura bya bikatsi nababwiye ushyira ku ruhande ntuhite ujugunya, noneho mba ariyo mazi ndibuze gukoresha. Aha ngaha rero ndahita nongeramo n'ikirungo, niba mwibuka cya kirungo tumaze iminsi dukoresha, cya kirungo twatetse mu minsi ishize, nicyo ngiye gukoreshamo. Hano ndakoreshamo ikiyiko kimwe kubera ko ntashaka ko biba umutuku cyane. Niba utarigeze ubona uko kino kirungo nagiteguye, uze kureba video zibanziriza iyi ngiyi, hariho uburyo wategura kino kirungo cyawe ukajya utegura amafunguro ukoresheje ikirungo witeguriye. Rero murabona ko amazi arasa naho ari makeya, akavideo ndi gusukamo ayandi mazi ngo nigeze nkafata, ariko ahangaha uhita wongera ugasukamo ya mazi yari yasigaye igice cya litiro, noneho ukabona kuza gupfundikira. Ahangaha rero iyo ufite ino sashe biba byiza gupfundikira iyo ushyizemo isashe, iyo ufite ino sashe biragufasha cyane, ibiryo bishya neza cyane kubera ko bihishwa n'umwuka urimo imbere. Ndapfundikira nibuze iminota igera nko kuri 30 cyangwa 40, turagaruka umuceri wacu uraza kuba wahiye kuri ka kariro gakeya cyane ka nyuma. Murabona rero umuceri wacu, murebe ukuntu umuceri wacu wabaye. Umuceri wacu urasa neza cyane, ntabwo ufite rya bara ry'umutuku cyane rya beterave, kubera ko uko ucanira beterave niko irya bara ryayo ry'umutuku risa n'irigenda rishiramo. Murabona ko kugenda uwugaragura hasi rirasa naho rya bara nta rikirimo, noneho ukagenda ugaragura, urabona ko umuceri wacu uri gusa neza cyane. Umuceri wacu wa beterave ni uku nguku utegurwa. Niba utari buhite uwarura, ushobora kongera ukawupfundikira gutya kugira ngo uze kugumamo umwuka, hanyuma ukaza kuwarura nyuma ugishyushye. Ndizera rero ko mwakurikiye, mwabonye uburyo uno muceri nawuteguye, ntabwo ari ibintu bigoye. Tuzasubire ubutaha, mwibuke gukora share, gukanda like ndetse na subscribe. Bye bye, njye nitwa Afia Morutasi.